iyi ni ya televiziyo twakoze urugendo rwose twaraberetse etaje kuri etaje kuva twitangiye. Murabona ko yamaze kwaka, yitwa Electa Bwose 75. Iyo twashyiragamo amatara urabona ko impande zose noneho ziri kwaka, ibintu byose bimeze neza. Reka tubashimire n'abandi mutugane tubakorere televiziyo. Iyi televiziyo ni digitale, ikaba ari na smart, HDMI 3, wakiraho na flash n'ibindi byose ukabasha kureba. So guys, mutugane tubakorere televiziyo, tumakinga sure ko tubahaye ibintu byizewe kandi bifite uburambe. Murakoze, mukomeze gukora subscribe, like ndetse na comment. Kongeye kuba ikaze abadukurikiye kuri Eshuli TV. Eshuli TV ni YouTube channel yabagezaho amasomo ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ni YouTube channel y'ikigo cya Eshuli Technology. Muri Eshuli Technology dutanga services zitandukanye by'umwihariko mu gusana ibikoresho by'ikoranabuhanga, ariko tukibanda cyane kuri televiziyo intoya nini, kuva kuri Bwose 19 17 hari televiziyo za 17 ndetse donc kuva kuri Bwose nto ishoboka kuzamuka kugera kuri Bwose nini ishoboka. Ibibazo byose tumakinga sure ko umukiriya utuganye atahana igisubizo kandi igisubizo kirambye. Umunsi ku munsi rero abo tubana turabashimira kuko ni mwe mudutera imbaraga zo gukomeza gukora izi video, tubigisha ndetse tunabashishikariza kutugana kugira ngo dukomeze kubaha serivisi nziza kandi ku gihe. Uyu munsi rero ndashaka kubereka hano dufite televiziyo ya 75 irwaye amatara yarahiye, kandi twamaze kubona ko iyo televiziyo yahiye amatara ya televiziyo akenshi hari yaba ari muri series twabonye ko ari uburyo bw'uruhererekane, aho rimwe ripfa backlight system yose igaragara. Ibi rero twamaze gushyiramo amatara. Hari video twakoze episode 3 cyangwa se ibice 3 turi gukora iyi televiziyo, tuyifungura, dushyiramo amatara, duhindura. Hanyuma iyi etape tugiye noneho gushyiramo booster, tugiye kuyikora. Amatara twamaze kuyashyiramo, dusubizaho ikirahure turafunga. Iki gice tugiyeho ni igice cyo gushyiramo booster. Power supply isanzwemo, motherboard isanzwemo, hanyuma power supply nayo yari ifatanye na booster, ariko amatara dushyizemo turashaka kuyaha booster ku ruhande kugira ngo ijye yatswa na booster yacu tuyihaye itatswa na power supply yayo, kugira ngo kubera wenda umuriro power supply isohora ndetse n'amatara twashyizemo. Twabwiye ko turi gushyira amatara muri televiziyo hari ibintu bibiri by'ingenzi turebaho. Modeli zigomba kuba ari zimwe, cyangwa mu gihe atari zimwe tukareba kuri ibyo bintu bibiri. Ikintu cya mbere urebaho ni ukureba lens cyangwa se loupe cyangwa se agapesu, bitewe n'uko mu Kinyarwanda tukunda kwita agapesu, ariko reka mbahe urugero. Iri ni itara rya televiziyo, modeli yaryo iba yanditseho hano. Iyi ni modeli. Mu gihe amatara ugiye guhindura udafite modeli yayo, udafite the same model, cyangwa se udafite aya matara n'ubundi ateye gutya, ikintu cya mbere ureba mu gihe ugiye gushyiramo andi, ugomba kureba ko lens iteye nk'iyi yari irimo, cyangwa se loupe cyangwa se agapesu. Aka kantu ugomba kureba ko gateye nk'akari karimo, kubera ko iyo ushyizemo akadateye nk'akari karimo ni hahandi ureba amashusho muri televiziyo ukajya uyabona, ukajya ubona amatara, ukabona watubara amashusho n'ibyo ukayabona, ariko ukabona wabara ngo agatara kamwe, tubiri, tutatu, sinzi niba mujya mubona na televiziyo ibyo bintu biriho. Burya defo aba ari utu tuntu, haba hagiyemo amatara atandukanye, izi loupe cyangwa se izi lens. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ugomba kwita ku ngano ya volt cyangwa se imiriro iri
iryo tara rikoresha. Iyo tuvuze umuriro itara rikoresha, tuvuge nk'urugero rw'uyu murongo w'itara ufite uturedi tungahe, 1 2 3 4 5 6 7 8, ufite uturenzi 8 cyangwa se rifite ututara 8. Uyu murongo w'itara uri w'amaredi 8. Kuvuga ngo nimba aka ka redi kamwe gakoresha volte 5, nimba gakoresha volte 5, ubwo itara ryose rizatswa na kangahe? Rizatswa na volte 5 ukubye renzi 8. Let me use calculator. Gatanu volte gukuba 8 ni volte 40. Ubwo nuko ngo uyu murongo wakwatswa na volte zingahe? 40. Nimba ari 3, ubwo ni 3 gukuba 8, ukabona ngo nimba aka kamwe katswa na volte 3, ubwo ni dukuba 8 tuzabona volte 24. Nuko tuvuga ngo amatara afite volte, nimba ashyizemo 50, ugomba kumenya ngo aka gatara gakoresha kangahe, ukahita utubara, hanyuma ukabara uturedi twose turi mu matara yose washyizemo, ugahita ukamenya ngo se uyu muriro uri compatible n'uri kuva muri booster yanjye. Wasanga umuriro uri kuva muri booster ari mwinshi, wowe wari ukeneye mukeya, ukamenya ko icyo gihe bizangiza amatara ushyizemo. Cyangwa wasanga ari muke, ukamenya ko bitazatsa amatara ushyizemo. Reka rero amatara yo twamaze kuyashyiramo, twamaze kuyahindura, twayashyizemo, icyo tugiye gukora, tugiye guhindura booster. Tugiye gufungaho booster iri compatible n'aya matara twashyizemo, hanyuma dufunge televiziyo, umukiriya aze ayitware. Reka tugendane rero nkuko tumaze kubimenyera, tugendane uru rugendo ko tugiye kubikora. Nimujye kure, dukore iyi TV. Tugiye gushyiramo booster yacu. Eshuli rises. Uburanga bw'inzu yawe si amarangi cyangwa intebe ziri muri salo. Ntiwibeshye kuko ishema n'icyubahiro cy'ibyo utunze ari televiziyo nziza kandi yakorewe ahantu heza. Ahangaha niho hazira Eshuli Technology Limited. Abangaba ni inzobere mu gukora televiziyo zapfuye bifashishije ikoranabuhanga rigezweho. Banacuruza kandi ibikoresho byose bya televiziyo, nta PS n'imwe wababurana. Ibuka kandi ko hari igihe ubuzima bukwereka amahirwe ariko si buri wese uyamenya. Batanga kandi amasomo y'igihe gito ibizwi nka short course, aho mu mezi 3 gusa ubuzi gutekinika televiziyo n'ibindi bikoresho byose bya elektronike. Uru ni urufunguzo rw'ahazaza hawe, aho ubuhanga buhurira n'ikoranabuhanga. Eshuli Technology Limited dukorera mu mujyi wa Kigali hafi n'ibiro by'umurenge wa Gitega. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 078 78 53 99 0 cyangwa 078 29 34 34 Eshuli Technology Limited, source of knowledge, engine of progress. Eshuli leads with a guiding hand. Muri kubireba, iyi ni televiziyo ya Electa, modeli yayo ni iyi. Urabona ikoresha umuriro wa 240 kuva ku ijana kugera kuri 240. Ifite watt 280, ikaba ikoresha kuri USB, hasohokamo volte 5 nk'ibisanzwe. Muri kwireba, iyi ngiyi, iki ni igice cya power supply. Iyi ni power supply yinjiriza umuriro ahangaha, hanyuma ahangaha ni supply yinjira motherboard. Iyi ni imiriro ijya kuri motherboard, hanyuma imiriro yo ku matara ni iyi ngiyi. Ahangaha niho kuri output y'amatara. Then muri kwireba screen yayo, screen muri kwireba, iyi ni pouce 75, abari televiziyo nini pe, ngira ngo muri kwireba. Iyi ni screen, iyi niyo twita PCB, hanyuma ya ni amariba. Iyi screen modeli yayo
ni iyi ngiyi V75. Twabonye ko iyo ari V yitangizwa n'inyuguti ya V iba iri mu bwoko bwa Inorix. So hanyuma iyi ngiyi ni Ticon cyangwa se carte logique. Iyi ngiyi akaba ariyo motherboard. Iyi niyo motherboard y'iyi TV yacu. So amatara rero twamaze kuyashyiramo, icyo tugiye gukora ni ugushyiraho booster yatsa. Tugiye gushyiramo booster yatsa.
ahangaha iyi power supply booster iri gusohora imiriro y'ijana na mirongo inani. Ariko dufite booster hano booster ni iyi niyo booster igiye kudufasha kwatsa ariya matara, ni ukuvuga ngo kuko iba ari booster iri externe cyangwa se iri ku ruhande, dore output yayo ni iyi, aha niho amatara afatira, hanyuma yinjiza AC
D70 bisanzwe, uri kubona D70 irinjirira aha. Hanyuma ahangaha niho turi bushake switch y'ino relay kugira ngo iyi control ijye controlwa n'iriya motherboard. Ni ukuvuga ngo aka turagashyira kuri positive ahantu haboneka 12 mu gihe ikarita yatse, sibyo? Hanyuma ahangaha ni kuri ground, aha turashyiraho ground kugira ngo ni ikarita nizajya imara kwaka output hano ijye itiboneka, ihite yatsa ihite yatsa amatara. Ubu tugiye gushaka uburyo tuyishyira kuri D70, turayifatiraho ahangaha nk'ibisanzwe. Uru ni urusinga tugiye kwifashisha kugira ngo rudutwaze umuriro. Mukasiriya pensiriya ntiyica na gake.
iyi booster yacu tumaze kuyiha amashanyarazi cyangwa se AC, tugiye gukora na switch noneho. Tugomba kubizana kugira ngo hatazabaho kurusirika cyangwa se short circuit. Hanyuma iyi ni switch, tugiye kureba ahantu haboneka 12 mu gihe ikarita yatse. Mu gihe ikarita yatse, iyi ngiyi ikabonye ko ari tikoni, iyi ni ijyana amashusho mu kirahure. Hanyuma igiraho umuriro winjirira kandi ikoreshwa na 12. Ni ukuvuga ngo mu gihe yamaze kwaka, aha ngaha tuba dufiteho volte 12. Aha rero naho turi bufatire 12 ya switch, then aya ni amatara. Agasinga gatukura twagashyize kuri positive, turaza dusudire hano. Positive kuri positive, negative kuri negative, same ku yindi side. Please mwe kuri mwe. Amatara agezeho, then hasigaye gukora switch. Hano kuri iyi tikoni hari agafizibure, umuriro winjiye
gukurikiraho ishyiraho positive tugashyiraho na negative cyangwa se ground. Kuri tikoni biriho V positive tuyishyira kuri ya 12, then V negative nayo tuyishyire kuri ground.
Comecei gruda. Eshuli rises, light to the sky. Electric dreams, they aim so Eshuli rises, light to the sky. Electric dreams, they aim so high. With Eshuli rises, light to the sky. Electric dreams, they aim so high. With Eshuli rises, light to the sky. Electric dreams, they aim so high. With Eshuli rises, light to the sky. Electric dreams, they aim so high. With Eshuli rises, light to the sky. Electric dreams, they aim so high. With Eshuli rises, light to the sky. Electric dreams, they aim so high. Iyi ngiyi ni diode, niyo twita ordinary diodes. Iyi tugiye kuyifashisha, iradufasha iki sasa? Iyi diode definition yayo ubundi turavuga ngo ni active component allow the flow of current through in one direction. No kuvuga ngo ni component yemerera signal electronique cyangwa se yemerera amakuru electronique, yemerera signal gutambuka mu cyerekezo kimwe. No kuvuga ngo igira polarite ebyiri, ifite anode ikagira na cathode. Ahantu uzabona ashushanyije akantu ka silver, iyi niyo twita cathode, ikaba ariyo negative yayo. Hanyuma signal zitambuka ziva muri anode ijya muri cathode. Nari nyiri kubabwira ifite anode ikagira na cathode. Anode ni ahangaha hari niyo positive yayo, anode ni hano hatari akamenyetso. Hanyuma cathode ni uruhande ruriho akabara ka silver ahangaha kazengurutse. Iyi niyo cathode. No kuvuga ngo signal rero zitambuka ziva kuri cathode ziza kuri anode, no kuvuga ziza muri iki cyerekezo. Tugiye kuyikoresha ikirere, tugiye kuyifashisha kuri wa muriro wacu dukana kuri tikoni zo gukora switch kuri iyi booster. Hanyuma ujye ureka bitambo, iyi rero tugiye kwinjiramo, igireka wa muriro utambuke muri iki cyerekezo uva kuri cathode nyine uza kuri anode. No kuvuga ngo umuriro urajya uva kuri tikoni uza muri booster.
hanyuma urumva kuko iri buyemerere gutambuka, haramutse hagize ikibazo kiba kuri ino booster, aho kugira ngo umuriro ugaruke hano uhita uboroka, kuko usanga ahangaha ari kuri cathode. Iyi ngiyi rero tugiye kuyifashisha nka protection mu buryo bwo kurinda tikoni. Turaza kugashyiramo hano, ugashyizemo nabi ntabwo byakora. Ni ukuvuga ngo uramutse ufashe umuriro uturutse kuri tikoni ugahita uza ukawushyira hano kuri cathode, ni ukuvuga ngo waba uborotse nyine, ntabwo byajya byinjira. Ni ukuvuga ngo umuriro turawushyira hano kugira ngo ujye uza hano uhite usohoka ahangaha bigende bikore. Ariko turamutse tugacuritse umuriro tukawushyiraho ahangaha ntabwo wabasha gutambuka. Niyo mpamvu turi bugashyiremo kugira ngo bibe protection, ya tikoni yacu. Igihe cyose hagira impamvu ituma habaho returu cyangwa umuriro usubira inyuma, ntabwo wagera muri tikoni akangaka kagahita kagira gute, gahita kawuboroka. Urumva ko ari akantu k'ubwenge n'ibikoze iyi diodes. Ibi rero ni bya bindi tujya tubabwira umuntu yiga mu ishuri, ariko nyine wenda rimwe na rimwe akaba yumva bisa n'ibintu bimuse kandi n'ibintu byoroshye. Urabona nk'uru ni urugero rwiza rw'ahantu umuntu akoresha diode kandi ikaba ifite umumaro ukomeye cyane. Urumva mu gihe haramuka habaye ikibazo cya pane, booster yacu igasubiza imiriro inyuma, dushobora guhita duhomba tikoni yacu. Uratekereza duhombye tikoni y'iki kirahure? Urumva tutaba duhombye mu gihe aka kadiyode karaba kabikemura. Igihe cyose umuriro wasubira inyuma ntabwo byagera muri tikoni. Iyi diyode ihita iboroka. Aka ngaka nako tukagira gute, tukizore. Itwita glue gun, ikore ifata neza cyane. Ni ukuvuga ngo ibi bintu turaba tubifatishije neza. Aka kantu ntabwo kamuvinga. Next thing is
tugiye kwitegura gupima ubundi tugafunga tukareba ko ibintu byose bicometse, turebe ko biri mu mwanya wabyo. Hakurikiyeho gufunga, najyamo sipika, indangururamajwi.
iyo ugezemo kano gatara gahita kaka, hanyuma twakwatsa kagahinduka kaka ak'ubururu. Exactly, urumva ko relay imaze kujyaho n'amatara ahita yaka. Ni ukuvuga ngo ibintu byacu bimeze neza. Icyo tugiye gukora ni ugufunga none, hanyuma akabusta kacu nako karakomeye neza. So reka dufunge. Ini fungo amaguru ahagarara.
ibi visi byo bifungaho nibyo bifasha kufunga urukuta kuri stand yayo. Tuba tuyashyizeho kugira ngo batazayabura mu gihe bataraza kuyitwara. Sasa reka dupime turebe, nubwo ntapfa kuyegura ndi umwe. Wow, yamamara kureba ko amashusho yagezemo. Very nice. Iyi ni ya televiziyo twakoze urugendo rwose twaraberetse etaje kuri etaje kuva twitangiye. Murabona ko yamaze kwaka, yitwa Electa Bwose 75. Iyo twashyiragamo amatara urabona ko impande zose noneho ziri kwaka, ibintu byose bimeze neza. Reka tubashimire n'abandi mutugane tubakorere televiziyo. Iyi televiziyo ni digitale, ikaba ari na smart, HDMI 3, wakiraho na flash n'ibindi byose ukabasha kureba. So guys, mutugane tubakorere televiziyo, tumakinga sure ko tubahaye ibintu byizewe kandi bifite uburambe. Murakoze mukomeze gukora subscribe, like ndetse na comment. So guys, ndabashimiye mwese twabanye, kugira ngo mwabonye urugendo rwose. Iyi video yabaye ndende kubera twayikoze mu masaha atari make cyangwa se umwanya muremure kubera kuyifungura, kuyikora, kongera kuyifunga. Iki gice cya nyuma twari turi kubereka uburyo bwo gukoresha booster itandukanye na booster ya power supply. Ni ukuvuga ngo yari ifite power supply yayo ifatanye na booster, ari nayo yatsa amatara, ariko bitewe nuko amatara twashyizemo ni new model cyangwa se ni modeli ziri gusohoka ubu ngubu, yari arimo ni modeli za kera zakoreshaga n'umuriro mwinshi, niyo mpamvu twakoresheje booster yacu inganya umuriro n'amatara twari twashyizemo. Twari turi kubereka rero booster uburyo isapurayingaho umuriro, igafatira hamwe umuriro wa power supply, power source, hanyuma ukayikorera switch. Ifitemo relay ikora switch, umuriro wayo uva kuri tikoni. Ibyo ngibyo twabikoze ngira ngo mwabibonye. Hanyuma nyuma yo kurangiza aka kazi cyangwa se nyuma yo gusoza gukora ino televiziyo, nagira ngo mbashishikarize abantu muzi bakeneye ubumenyi bwo gufungura televiziyo, kuzifunga, kuzikora, gukemura ibibazo byazo bitandukanye, bagane kuri iyi platform, musharinge, muhe abandi kugira ngo baze dufatanye ubumenyi tubaze bugere kuri bose. Reka mbashimire mwese twabanye, bibutse gukora subscribe nyamuneka batarayikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Murakoze, reka mbashimire, mugire ibihe byiza, mugire amahoro.